ngo ageze mu nzu bahita yizamukira. Reka da yahamaze umwanya. Umutoza witwa Afamia Lotfi, reka duhere muri weekend. Ikipe ya Rayon Sport yagize ubushake bwo gusezerera Afamia Lotfi kuva mu cyumweru cyashize. Igenda igongwa no kuba itari ifite umutoza ukoresha imyitozo, twagiye tubigarukaho n'utundi nk'utwo ngutwo. Afamia Lotfi komite executive ya Rayon Sport iravuga iti hakwiriye kubaho kugerageza kuganira nawe tugatandukana ku bwumvikane. Batuma Tadeyo, habaye inama ya komite executive irimo aba bayobozi basigaye, batuma Tadeyo ngati Tadeyo abari uzavugana umutoza niwe wamuhaye amasezerano, aramutumiza ngo babonane ku cyumweru. Lotfi aravuga ati ntacyo mvugana namwe, mwubahiriza ibiri mu masezerano. Nta biganiro bihari, ntabyo, mwubahiriza ibiri mu masezerano. Amasezerano ya Rayon Sport akaba afite intege nke zo kuba batarigeze bashyiramo ibintu bigonga Lotfi ngo nutsindwa imikino iyi n'iyi nibigenda gutya na gutya, nta birimo. Lotfi buriya niyatsindwa imikino n'icumi yari nta kibazo yari bafite, nta ngingo yamugongaga mu masezerano. Bikaba byaraturutse he abahaye amasezerano, abazanye Lotfi ngo ahabwe amasezerano muri Rayon, ngo bari bafite igitutu kitabaho ku buryo ngo banazanye proposal y'amasezerano. Bamurwaniraga nande se? Undi tureba nabi ngo rigendera. Bamurwaniraga nande? Hari APR yaramushakaga, polisi yaramushakaga. Abantu barabeshya abantu. Icyabaye nuko Lotfi yarari pose, yarari muri position supérieure ku bintu byo gusesa amasezerano ye na Rayon Sport, kuko amasezerano aramuproteja cyane. Lotfi, Rayon Sport iza gufata umwanzuro wo kumwirukana niba yanze kuganira ngo batandukane mu buryo bwa kivandimwe. Rwose Rayon Sport iramwirukana, yaactive ingingo iri mu masezerano ivuga ko agomba guhabwa amezi 3 ye akigendera. Icyo bashakaga hanini no kuganira nawe ni ukuganira igihe cyo kuyishyura ayo mezi 3 ngo barebe uburyo bashyiramo za installments n'ibiki. Lotfi arabyanga. Noneho icyakurikiyeho nuko Rayon Sport yagize impungenge, aravuga ati uyu mutozo uri muri confidence zimeze gutya, aya masezerano twaba tugiye kuyasesa cyangwa kumwirukana afitemo utugingo kuko ameze nkaho amasezerano yabuturutseho ku giti cye, abamuzanye nibo bapropoje amasezerano nubwo ari abo muri Rayon. Turimo turajyana neza Adelaide cyane. Bavuga ati mwaretse tukitonda tugaha abanyamategeko iyi kontra bakatwigira ibintu byose, tutazashiduka turi muri FIFA turimo dutezwa ibibazo n'uyu mutoza, tutazaba nka Kiyovu. Ibyatindije yirukanwa rya Lotfi kuva mu cyumweru gishize ni icyo kintu cya etude y'abanyamategeko, ngo kwirukanwa kwa Lotfi bikozwe n'abanyamategeko 5. Harimo abo muri Rayon, harimo uwo muri Ferwafa, yewe ngo harimo n'umuntu wo muri CAF bohereje kontra. Baravuga ati uyu muntu turebere, uduhurize n'amategeko turebere niba nta kibazo. Bavumbuyemo ikindi kintu rero, Rayon Sport ntabwo yari yemerewe kwirukana Lotfi mu masezerano. Lotfi afite ingingo mu masezerano ivuga ngo kugira ngo Rayon Sport nyirukane, kugira ngo nsezere Rayon Sport nsesa amasezerano, niba ari cyo ushaka kugenda, uruhande rusesa amasezerano rutegetswe kubwira rugenzi rwarwo ukwezi kumwe mbere. Niyo mpamvu basi bamuhagarika. Mwabibonye? Rayon Sport ubu yahaye Lotfi icyo bita notice ko azirukanwa nyuma y'uko itariki 12 z'ukwa 12 nibwo azasesa amasezerano na Rayon Sport. Kwa 12 z'ukwa 11 z'ukwa 11 nibwo azasesa amasezerano na Rayon Sport. Lotfi icyo gihe nibwo azasesa amasezerano na Rayon Sport, kandi uko kwezi kurengwaho nako arakwishyurirwa nubwo atazagukora. None ubwo y'amezi 3 arimo nayo arimo
ubwo urumva bisa nk'ibihinduka amezi ane. Amasezerano yasinywe uru ruhande rw'abantu bazanye Lotfi bahemukiye Rayon Sport. yebwo reka tuvuge Tadeo Ni na faiblesse wa mugani, ni na faiblesse y'ubuyobozi buriho. Ni faiblesse ya Tadeo. Wigeze ntiteranya rwose reka bikugarike. Nabo bantu ntacyo bagufasha. Nta na kimwe. ariko ni amasomo Lotfi ni gute ushobora gukoresha umuntu gutyo ukabyemera kontaro ukayisinyaho, kuko abo bose ntabwo basinye kuri kontaro. ni ukuvuga ngo Tadeo yarayirebye abona kontaro babahaye bahaye Lotfi. ubwo bwenge bwo kwitabaza abanyamategeko ngo bamufashe yari kubugira mbere yo kwemera gusinya, ariko bakakubwira ati ewana byari bishyushye nadasinye uyu munsi karaba. Muri weekend Lotfi niyo mpamvu arimo abasuzugura. Tadeo yagiye kumureba arambwira ati wowe Tadeo ubwo ngumenye yarajyanye n'agapfurumba ka makeye ba wakiriye yadutandukana. Arambwira ati wowe urashaka kunsezera udafite na yose, ubundi kontaro uzikivuga urashaka kumfatirana ntari kumwe na agent wanjye ari we wasinye. Ako kagobe ko Hitimana ku kwezi imbere Rayon Sport ntako yarize. Kontaro ariko irahari, Rayon Sport niyo yayisinye, Tadeo niwe wayisinye. umukoresha ntigeze asoma cyangwa umunyamategeko hajya rero nta munyamategeko ubu ngubu bifite ntawe iramukodesha n'abakorera arawayangaje akiraka n'abakorera bushake ngo babarege, ariko nabo ntabwo babaye consulate. Ibyo byo muri weekend bivaho yanarakaye. Ku munsi weje ajya mu Nzovu. Ikintu cyo kuvuga ngo ayihana ngo ntiteranya ngo nabarunaka none ngo reka nemere ibintu rero bishimangira. Ibyo nibyo yakoze biri ku mugaruka. Ngo reka mureke nawe agira umuntu azana ngo atazavuga ko byose nabyo. Ngaho ngera umusubireho rero. Ongera umusubireho. Ibi rero birimo birashimangira ko ngo reka ngo niwe ngo umutoza ashaka ngo Roger reka tumureke ngo tuzane Aimable ngo umutoza ashaka. Ngahe Aimable nagukinire nk'ibyo Roger yagukinira. Nabamenyesha ko umukinnyi witwa Bigirimana Bedi Rayon Sport yari yaramuretse kumugura kubera Mohamed Shiri. Bigirimana Bedi yabaye ku isoko rya Rayon Sport kuva mu kwezi kwa gatanu. Rayon Sport yagiye kurema isoko itekereza kizagura Bedi. Mohamed Shiri arahagera. Avuga ati ntabwo Abedi agikenewe. Tadeo yagonzwe n'ibintu ko Rwanda nayize. Ibintu by'umupira atarabimenyereye. Ashyiramo ibintu byo koroshya yo kuvuga reka ngo n'uyu nguyu ngo mureke ngo avuge n'umutoza mureka agira uruhare namuvunyaza n'uyu. Ariko se ibyo bintu nimubifata nka defo ndaza kuba challenginga mu bundi buryo. None se ko bivugwa ko Rayon Sport kuyiyobora nabyo bisaba guhuza abantu no kubashyira hamwe muri ubwo buryo. Rero reka nkubwira ahantu bitandukaniye. Aba basaza bari bamaze imyaka 4 bataba muri football. Bayirebera ku ruhande ngo barabaciye. Ahubwo se nine gusa. Ubwo harimo iya Sadate n'iya Uwayezu bari ku ruhande batabazwa ibya administration. Murabizi ukuntu basinyishaga ni mu kabari. Basinyishaga mu kabari bakiyoboyereyo, ariko ntacyo barasinya. Nahahoze ari Kimihurura banasinyishaga umukinnyi muzima, ariko umuzima udashoboye bakagira abo baramura. Reka tubanze twumva ingingo Efrem bakagira abo baramura. Niza harakitwaga B-Life ntabwo ndimo nk'amamazo menye katakibaho za Kimihurura babaga bafite utubari tuzwe, hari no kwa Freddy mu mujyi. Ibintu bikaba birarangiye, umukinnyi aragiye, rimwe na rimwe umukinnyi adafite na kontaro. Ibintu bya administration, ibintu byo kuregwa. None se mu kabari Adrien yari afite icyo bita arwana nabyo mu kabari. Ikibazo cyo gusinyishiriza mu kabari ubuse wo ntibakijyaho ntibari gusinyisha. Oya, icyo nshaka kukwereka nuko basinyishirizaga mu kabari ibintu bya dokima bitagezweho. Adrien akazasigara arwana nabyo, rimwe na rimwe babibona bakaza bagapfunda umuntu miliyoni 2. Ubu siko bimeze. Ubu hasigaye hari abakinnyi bagenda n'abatoza navuga ngiye babeskoro agenda akavuga ati nasinyiye iyi kipe ndi kubara amezi 5 barahita banyirukana kuko ubushobozi bwanjye ndabizi ntabwo bazahita bampa imbumbe ngende n'umuntu wankiniye diro musigire. Kandi bikanyura muri dokima. Ikipe ikaregwa ngo niba ufite ibirego 4 mu myaka 2 urahagarikwa kugura umwaka wose. Ibyo ntibyabagaho. Ibyo rero nibyo byagonza aba basaza. Tadeo kumva ko uko yasinyaga kuri kontaro nta kibazo, niba ari abo ngabo bamuzanye kontaro nta kibazo bazabyigaho, ariko ubu ngubu kontaro nta kantu ku kandi. Icyo nicyo kintu kirimo kibagonga, kuko Lotfi ari muri position yo kubategeka. Ku munsi wejo yageze mu Nzovu bamubuza irambo, nababwira ko ubuyobozi bwanze ko akoresha imyitozo.
arahicara umwanya bagera aho babwira Aruna Feruzi ngo akoreshe imyitozo. Aruna Feruzi arabataha ndi umutoza wungirije, Ndi umutoza sinakoresha wungirije. imyitozo, umutoza mukuru ahari. sinakoresha imyitozo umutoza mukuru ahari. Muri CV yanjye ni ikintu kibi kandi koko wamwumva. cyane Ejo wasanga Rotifi azamuhamagara bagakorana muri Tunisia, ntabwo biba bigarukiye muri Rayon Sport. no kumva N'undi undi mutoza uzaza. uzabyumva ngo uyu mutoza wungirije yigeze kubirindira umuntu mpaka akoresha imyitozo ndahicaye. Rotifi nawe ubwe yageze ahabwira Feruzi koresha, Feruzi arabyanga. Agera atuma abakinnyi ngo abakinnyi bahagera mbere ngo bikorere riboso. Abakinnyi abatoza bahagera mbere, abakinnyi bakahabasanga mu kibuga. Yatumijeho abakinnyi, ariko abakinnyi iyo baje bikora riboso bataratangira imyitozo. Abakinnyi bitoje riboso ku munsi w'ejo. Umva iyo Rayon Sport nayo iri kwitegura. Kuwa gatandatu niyakoze, ku cyumweru kiriya cyumweru yakoze gym kugira ngo bashake uburyo batandukana na Rotifi. Kuwa gatandatu ntiyakora, ku cyumweru ntiyakora kugira ngo bashake uburyo batandukana na Rotifi. Ejo kuwa mbere umwitozo wa mbere bakinnye riboso, bitoje riboso amasaha hafi riboso